nitwa Akangamu Jean Bosco ndavuga ubutumwa bwiza mu itorero ADEPR mpagarariye umuryango wa Pastor Niyonshuti Theogene akaba ari impamvu twifuje kubagezaho muri makeya amateka ye. Pastor Niyonshuti Theogene yavukiye Kamonyi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane. Ni mwene Marie Theoneste na Nirere Berina. Yize amashuri atandatu abanza yongeraho ayateoloji, iyobokamana, etedi n'indi myaka 5 ya ibiki. Pastor Niyonshuti Theogene yaje ubutumwa bwiza mu mwaka w'ibihumbi 2007, abavugabutumwa bwiza mu mwaka w'ibihumbi 2014 muri ADEPR Paruwase ya Muganza. Ibyatinze mu mwaka w'ibihumbi 2016 Pastor Niyonshuti Theogene yaravuzwe n'iganza n'abakuru aba pasiteri. Yashakanye na Uwanyana Asiya tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 2011. Babyaranye abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Mu rukundo rwinshi yagiraga, impuhwe no gufasha abantu benshi banyuranye, byatumye azana abana 20 mu muryango we arabarera, wongeyeho n'abandi 9 bafashirizwa mu miryango yabo. Pastor Niyonshuti Theogene ashoje urugendo rwe afite imyaka 41 avuye mu mpanuka yabereye Uganda Kabale tariki ya 22 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka. Yari umuvugabutumwa, umukozi w'Imana, pasiteri abantu benshi bakunda ingeri zose, agiye twarakimukeneye. Reka twongere tuvuge ngo mwahukire mu mahoro, murakoze cyane. Twifashishije nitwa Uwanyana Asiya, Pasiteri Niyonshuti Theogene, umutware wanjye.
tukaba twari dufitanye abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Umwana mukuru afite imyaka 11, undi afite imyaka 9, undi afite 6, umuto afite umwaka n'amezi 6. Ubwo rero akaba nyine yatabarutse. Imana yamukunze kuturusha, ariko icyo nababwira, yari umunyabugingo. Impamvu yari umunyabugingo ni umuntu wacaga bugufi. Murabizi abagabo benshi nyine bihagararaho ku buryo wenda ashaka kuba akantu gatoya akumva ashaka kumugura. Yari umuntu twumvikana, iyo namuhanuraga yabyishimiraga. Icyo kiranavuga ati rwose shiri wanjye urakoze cyane, Imana igumisha ntabwo icyo kintu kizongera. Gutyo nyine yisekera, nanjye bikamva mu mutima wanjye nk'uko Imana yavuze ko ndi nyina n'ubwo ndi umugore wiwe, ariko twajyaga inama, yankundaga nkamukunda umunsi ku wundi. Nta munsi washoboraga gushira atabwengara nkunda cyangwa njyewe ndamukunda ngo mbimubwire, ntabwo byabagaho. Yajyaga agira serivisi nyinshi, yashoboraga kwifata n'iyo yibagirwaga ikintu cyo gutahira abana, njyewe yakinzaniraga. Twakoze mariage kuri 6 kuri 2011. Twakoze ejo bundi twagize anniversaire, kuko twe turi mu bintu byinshi twumvaga hari undi munsi tuzabigenza neza, wenda muri uku kwezi twagomba kwisizamo isabukuru yacu ya mariage. Arambwira turibona ko umwanya udahari, kugira ngo tuzabikora neza. Anzanira agashokora, akampera mu cyumba rwose, ashobora akanyungutana mu marisawa. Yagiraga serivisi nyinshi, akundaga kuvuga ngo denjiga ntihakagire umugabo utaha atajyanye denjiga. Iyo denjiga yajyaga yinzanira pe. Denjiga kandi ikubiyemo ibintu byinshi. Yari umugabo mwiza ntashobora kubasobanurira. Ikindi cya kabiri, yari umuntu ukunda kwishima, nta bintu yagiraga kuvuna mu mutima, ibyakabaye bimuvuna yabivugaga bikaba birarangiye. Yari umuntu ukunda abantu cyane, yari umuntu ukunda abantu. Umunsi wa nyuma dutandukanaho, hano kuri salo hari hafunguye, dusohoka mu cyumba, umuntu akatiye rwose mu gikari yihuta, nanjye mwirukanka inyuma mutwaje n'uriye n'umwana, duca mu gikari. Abahungu bari bahari bicaye hanze mu gikari. Aravuga ngo wowe mushinze ibi simpari, ati mugomba gucunga urugo neza. Mugomba gucunga urugo neza. Ngo arenzaho ijambo, mwese ngo nimumerekeze. Turamuherekeza tumugeza hano kuri parikingi. Shema umwana mutoya twamwerekezaga buri munsi, akatugeza ruguru mu rugo gatoya, tukongera tukigarukira. Turamuherekeza nk'uko bisanzwe, tuviramo muri iki gipangu. Naragenda rwose, agenda gutanga amahoro n'usubira gatoya. Nta bashyitsi yari agiye kuzana, bari baturutse hanze muri Amerika, tugomba kubafata hariya muri Uganda mu mujyi. Nanjye twagombaga kujyana, ariko ndavuga se nitujyana abashyitsi banjye baraza kwakirwa nande, kubatereka nze kubitaho mbere baheke babone yuko tubishimiye, twabihaye agaciro kubwo kuza bashaka kugira ngo badusure. Baragenda barabonana, barambwira ko babonanye. Uko baza twagendaga tuvugana, arampamagara ati sheri uzi ko dusigaje amasaha 3 ngo twambuke, turi hafi kuko yamwitaga muri mu kazi wiwe. Ubwo ngubwo mfite no mu kazi wanjye, nawe ari mushiki wiwe. Uwo mudamu nawe byaje kurangira apfanye n'umugabo n'ubundi Donat, ariko haguruka hano yahagurukanye n'umuhungu nawe twareraga witwa Donat, ariko nyine bose bahise barangiza urugendo. None
noneho ahita avuga ati uriya mukazi wefura ikintu yakuzaniye mu gihugu ntabwo nzakabati ngo ndabivuze bose nubasekeye rimwe mu modoka ahita ambwira ati ngo reka mwohereze amafaranga ukora utuntu twiza nawe uratumva nyine ifisi ijyana n'iki twa tuntu nyine two mu mavuta n'agasarade hafi aho bino ndabitunganya bigejeje nka saa yine n'ubundi bagomba kubageza no mu saa yine z'ijoro umuntu utangiye kurya muhamagara telefone yawe gucamo inshuro muhamagara donati inshuro ebyiri ku ya kabiri nibwo numvisha umuntu amfashe ahita ambwira ati bose bapfuye ndamwe yagiye musari ni ibiki uri kumbwira ngo bose mu bapfuye bateze ngo bose bapfuye ngo nyiri telefone niwe wabashije kuba muzima ngo twamujyanye kwa muganga arengera ku muto wa nyuma nahise vuba vuba nkaruguruka nanjye mpita ngenda i Bugande twageze kuko hari hafi hirya y'umupaka nahageze najyanye na wikendi n'umwarimu witwa Fayina n'undi mugabo w'umuturanyi witwa Besa ufite imodoka niwe wahise adutwaje twagezemo mu ma saa sita turagenda dusanga Simba yagiye ibinjiza muri moteri nabonye nk'aho ari impanuka yabaye ibarangiza ariko njye sinabyumvaga nari ndi kwimajina byibuze niba wenda ari impanuka bashobora kuba basimbutse bagahinduka hepfo mu gishanga naramurukaga nkabona sindi kubabona nawe se bibaho yuko impamvu nari kubabona babinjiye muri moteri nkabwira Bigeri genda urebe ko ari papa wawe ntabwo ibintu nshobora kubyemera tukababona ntabwo turi kubabona usibye umukobwa wamubona mu kazi wanjye wari imbere we byari byarangiye ariko nyine imodoka yamufatiyemo ku buryo no kugira ngo babakuremo baje kuyitemagura nawe murabyumva kugira ngo babashe kubakuramo turarindiriye bazana breakdown ibagakuramo breakdown zikazajya zibakurura sindi kongera ikazikamira iragenda kuko nawe murabyumvira mumbanya imodoka ibushwanyurira na capati numvaga atari byo nkabwira Tete ngo nakomeze yitegereze nabyamiye neza mbonye matiriningi yari yavuye hano yambaye kuko nabaye namwe murabyumva gusa numvaga uko byagenda kose agihumeka ariko nanone byari nko gucanganyikirwa abantu bari bakoze accident saa yine baraye mu manga ntabwo byari kugera saa tanu z'amaboko nibwo babakuyeho icyo kimodoka sibyo kugeza icyo gihe bakirazima gusa numvaga umutima ugitera gusa ndahamya neza ko umutware wanjye yagiye mu ijuru nari bifiteho amakuru kandi nawe yari bifiteho amakuru kuko muri icyo cyumweru mugende twari tumaze iminsi nk'itatu ambwira ati shera ruswa ngewe nzagutanga gupfa kiri rwose nzagutanga ngo ndabizi ngo kuko Imana rero ibona nta kwihanganira ngo kubona ubwana hariya ati ngewe nzagenda mbere ariko Imana yaramuteguye pe yaragiye yabonye ubugingo no ku wa gatatu ari buri buke yitahira Imana yari yabimbwiye mu marenga ariko nyine sinakubikiye ishatse kumbwira yaratashye agiye umugeni nakomeza aruhukire mu mahoro ikindi nsorezamo ndashimira abantu mwese mukomeje kumfata mu mugongo mesaje zanyu zingeraho ku isengesho ku ikofi mu matransporo mu buryo bwose bushoboka n'abana b'abanyeshuri ndabashimiye n'abantu basheshe akanguhe ndabashimiye n'abana bakora mu ngo abakozi bo mu rugo ndabashimiye byakoze ku mutima byanyeretse ikintu gikomeye cyane ntabwo ndi jyenyine Imana niba yampaye umugisha murakoze cyane ndetse na mwene data Donati bombi bari abakristo bacu ariko bagize
n'abandi bari kumwe Pastor Theogene na Donati b'abanyetorero rya ADEPR abakozi b'Imana Donati y'abahanzi tubabwiriza mu ndirimbo bazomwe kwa Gicumbi Pastor Theogene nawe niwe mu pastor wundi watangiye mu ivugabutumwa muri 2014 yasabye gushinga rero umuvugabutumwa muri 2016 asengera gushinga no kuba pastor rero uyu munsi turibuka bazirikana ariko tuzirikana imirimo itandukanye bakoraga mu itorero cyane cyane mu bijyanye n'ivugabutumwa Theogene azwi mu bikorwa bitandukanye by'ivugabutumwa cyane cyane mu bikorwa by'ivugabutumwa byo kurwanya ibiyobyabwenge cyangwa se ivugabutumwa ryo kubaka abantu mu biyobyabwenge haba abatandukanye bajya dutegura iterane nk'itorero n'abafatanyabikorwa Theogene agiye abamo cyane yewe no mu kigo dufitanye ubufatanye gishinzwe abana naho Theogene yagiye kivugaho cyane mu bikorwa by'ivugabutumwa turababaye nk'itorero ariko dufite ibyiringiro dufite nuko tuzi ko nyuma y'urupfu habona ubuzima kandi bw'iteka bwiza n'ubwo tubabaye tuzi ko urupfu rw'abakiranutsi ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana niyo mpamvu duhumuriza abantu bose tubakomeza tubabwira ngo yego tubabaye kuko mu mubiri wacu tugira nibwo bwihanganira urupfu ariko nabwo nk'abizera dufite ibyiringiro ko Theogene yagiye aheza kandi hahirwa urupfu bapfira mu Mwami Theogene Donati bari mu biganza bya Kristo niyo mpamvu nubwo tubabaye dufite ibyiringiro twishima mu Mwami kuko tuzi ko bene data basoje urugendo neza bakoye Imana bikadusigira kuko natwe twese kwibaza ni iki twabigiraho kwitanga kwabo mu rukundo mu ishyaka mwete bari bafite mu murimo w'Imana ibyo rero nk'abanyetorero nk'abakunda twese dukwiye kubigiramo kubisigarana n'umurage badusigiye kuko bitanga mu murimo w'Imana ikindi iyo dusubije amaso inyuma ubuhamya bwabo bwa Theogene bwa Donati babanje kugira ubuzima bubagoye by'umwihariko Theogene yagize ubupfubyi na Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 nyuma yabyo agira ubuzima bubi umwana wo ku muhanda ajya mu biyobyabwenge ariko Yesu aramugenderera ahindura ubuzima bwe ni igihamya gikomeye cy'uko imbaraga z'Imana zifite ububasha bwo guhindura ubuzima bw'umuntu niyo mpamvu mu gihe nk'iki tumwibuka tumuherekeza umuntu waba atarakira Yesu cyangwa kibazwe n'ibibazo bitandukanye ubuhamya bwa Theogene bukwiye kumubera ubutumwa bw'uko guhinduka bishoboka kandi byakunda Theogene yakomeje kubwira abantu uyu munsi ntabwo ahari ariko ubutumwa yavuze buracyahari ubutumwa babasha guhindura ari niyo mpamvu kumuherekeza kwiza natwe twese uko umuntu wese akoze gutekereza mu iherezo rye ndabizi muri iyi minsi usanga abanyabwe tubabaye ariko nongere kumagaye umuntu wese wumva yifuza guherekeza Theogene ndetse n'ifuza guherekeza Donati kumubwira ngo tubaherekeza neza mu gutekereza ku iherezo rya buri muntu wese kandi gusoza ndihanganisha we umudamu basize n'abana bane ndetse n'abandi bana batandukanye yareraga nk'abana b'imfubyi yafashaga turabihanganisha turihanganisha itorero by'umwihariko